Hello, ikaze ku muyoboro mugari wa Eli Scholars. Ubaye uri mushya wamenya ko iyi channel ibagezaho amakuru y'ingenzi atandukanye, abasanzwe babizi bo barabimenyereye, amakuru ya scholarship ziri gutangwa mu Rwanda, amakuru ya scholarship ziri gutangwa hanze y'u Rwanda, amakuru ya jobs ziri kuboneka mu Rwanda cyangwa se jobs ziri kuboneka hanze. Niba uzi kuri ahangaha umenye ko uri ahantu hanyaho hizewe, ukura amakuru yizewe yaguhesha job cyangwa akaguhesha scholarship yo kwiga hano mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Urwego rwo kugira ngo ajye kugereraho ku gihe, kora subscribe ukande turn on all notifications kugira ngo utazajya ucikwa na video nimwe mu gihe tuyishyizeho. Muri Ines Ruhengeri hari gutangwa scholarship ku bufatanye na Shansen International. Iyi scholarship iri kureba abantu bize ama option ngiye kubabwira. Niba warize MCB, ukiga BCG, ukiga PCB, ukiga indi course yari yose mu biology, uri eligible kuri programu yari yose irimo iratangwamo hano muri Ines Ruhengeri. Izindi zo programs zirimo ziratangwamo scholarship. Abantu mwese muri gukurikira iyi video mwihutire gukora application kuko deadline iragera vuba ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Ni iminsi mike cyane, saa 11 izabifunze. Niba uzi kutarakora application gerageza kwihutisha kuko igihe cyagiye, kandi programs ziri gutangwamo scholarship ni zigize 3: ni midwifery, general nursing ndetse na biomedical laboratory sciences. So ku bantu bategereje kumenya ukuntu wakora application step by step, nibyo ngiye kubereka, nimucikanwa n'akantu kamwe. Stay here so you know everything. Ugiye kuza ujye hano ukande button ya apply now, numara kuyikandaho bareta bakudirectinga kuri page application. Nkuko kubibona uraza hano continue application, hanyuma nkuko muri kubona haraza form ya application. So nucikanwa n'akantu kamwe kugira ngo ukore application yawe neza mu buryo bwizewe, nta kosa hirindwi kosa na rimwe ryatuma utabona scholarship bitewe nuko waje ukuzuza utitaye ku kintu cy'ingenzi na kigiye kirimo hano. Uraza neza wuzuzemo hano izina ryawe neza hano, your first name, hanyuma nurangiza numara kuzamo first name ushyiremo last name, hanyuma ushyiremo sex, male or female ushyiremo, hanyuma ushyiremo na date of birth, igihe wavukiye. Umanuke neza witonze ubihitemo, ubichuzinge igihe wavukiye. Numara kuchuzinga neza igihe wavukiye ushyiremo nimero ya telefone yawe hano. Uze uselecting nationality yawe Rwanda. Numara guselectinga nationality uraza hano ku side ushyiremo email yawe neza, hanyuma nurangiza ukurikirizeho hano ahajye ID, ushyiremo ID number yawe naho yatangiye hano muri place of issue. Numara kuzuzamo ID yawe neza ura tujya kuri place of issue ushyiremo aho wayifatiye ushyiremo nko biri kuri ID yawe, then numara kubyuzuza urahituza ukomeze application yawe. Hano ushyiremo parent information, amazina y'ababyeyi, name of father, name of mother, ubishyiremo neza witonze, hanyuma ushyiremo na nimero zabo za telefone hano muri kubibona. Yes, kimara kuzuza amazina y'ababyeyi, na contact information neza, urahita ugira ute umanuka hasi. Nurangiza uze hano kuri match status ushyiremo uchuzinge match status, urachuzinga if you are single or married. Single niba single, married na okay. Contact of emergency, ahangaha kuri contact person for emergency ni umuntu ushyamo nimero z'umuntu bahamagara haramutse habaye ni case, umuntu bakwihutira kugira ute kubwira kumenyesha. Hano ushyiremo na nimero ya telefone. Numara kubikora neza uraza guhita ukurikizaho iyi pariti ikurikiraho, ndaje nayo ngusobanurira uko bimeze. Yes, ukimara gusoza contact person for emergency, hano n'umuntu bahamagara niki, uhita ukagira ute ugakurikizaho iyi parti ikurikira. Iyi pariti ikurikira rero yo noneho name of spouse. Ahangaha ni ku muntu ufite iki, ku muntu ufite umugore yarashingiwe, cyangwa se name of spouse ku muntu ufite nyine umufashe nyine. Araza kiremo amazina ye na nimero ya telefone, ariko niba uri single no need to fill this part. Hanyuma umuntu ufite akazi araza nashyiremo ko afite akazi, nimba afite akazi ni yes, hanyuma abifiringe neza nkuko bikwiriye. Hanyuma umuntu ufite disability nawe hano urayishyiraho, nimba ntayo urashyiraho no, then
hano muri employer aho urashyiraho n'umuntu waguhaye akazi hano hirya. Ikindi kintu ku muntu ufite disability araza kuza hano if yes specify, ahangaha narangiza agira ute abisobanure, aratypingamo hano muri space iri ahangaha. Hanyuma ukimara kubyuzuza byose neza uraza ujya hano kuri save and continue, save and continue nkuko muri kubibona hano, then ukomeze steps zikurikiraho. Ukimara gukora continue barakuzana kuri personal address. Personal address naho utuye ndetse naho wavukiye, nibyo bintu bigiye kugira ute kuzuzwamo hano. Uraza hano mbere ya mbere ushyiremo intara wavukiyemo, akarere wavukiyemo, hanyuma residential address urashyiramo aho utuye. Hano urashyiramo address yaho utuye. Byuzuze neza nkuko bikwiye. Numara kugenda byuzuza ndahita nkwereka step ikurikiraho neza cyane. Ukimara kuzuza neza residential address nkuko mubibona, tugira ute utuzu ugakora kuri save and continue ukajya kuri step ikurikiraho. Yes, niba umaze kubikora neza bahita bakuzana kuri education background, bivuze ngo tugiye kugira ute kuzamo amakuru ajyanye na education. Kuri education hano uraza ugira ute uzuzemo amazina y'ikigo wizeho, watangiye ryari kugeza ryari, niyo wuzuzamo hano kuva mu wa kane kugera mu wa kangahe, mu wa gatandatu. Hanyuma nongeze ushyiremo combination wize hano bitewe na combination wize, niba warize MCB cyangwa PCB imwe muri combination nagiye mbabwira ziri eligible, uraza uyishyiremo hano, hanyuma ushyiremo na index number yawe. Hanyuma ahangaha ni ku kintu kijyanye na certificate diploma wabonye, ngo nimba ari A2 nyine n'ubundi uraza wandikemo A2 hano hejuru ahangaha, hanyuma ushyiremo amanota wagize, niba ari kwijana cyangwa bitewe n'amanota nyine wakoreyeho. Kubona nagiye byuzuzamo neza from kugeza ryari, ndetse nshyiramo na combination na index number. Ni kubibona hano nabibabwiye, uraza ushyiremo A2, hanyuma hano ushyiremo amanota wagize kwijana, enda tuvuge wagize amanota 70 kwijana. Numara kuyashyiramo urashyiramo number of principal pass 3 cyangwa enye bitewe n'izo ufiteho kuri certificate yawe biriho. Hanyuma awarding institution ishobora kuba REB cyangwa WGA. Abantu basoje muri NESA murashyiraho REB, ushaka washyiraho REB cyangwa harikamo NESA, nabwo nta kibazo na kimwe byateza aho ngaho. Hanyuma dore indi party gicanga abantu benshi. Iyi party iyo igezeho, iyi ni party ireba umuntu wari attendinze university. Hano naza kiremo university yarari kwigamo, hano ashyiremo igihe kuva ryari kugera ryari, niba hariyo ari kwa attending ubu cyangwa se niba hariyo yari attendinze arabishyiramo hano. Ashyiremo program cyangwa department yararimo arigamo, abishyiremo hano nko muri kubibona. Hanyuma hano ashyiremo credit, yari ifite credit. Ndumva ku bantu soje secondaire gusa ibi ntago bareba, aha murahihorera hasimbuka. Then ikintu gito gikurikiraho nukuza ukajya kuri save and continue. Ukimara gukora save and continue uraza uhitemo hano ese unihe program ugomba kwiga. Hari urumana nko mubibona muri NESA aba day, weekend na evening cyangwa se part time program. Zini zose ni program ziba hariya, ariko especially day program niyo wahitamo kugira ngo cyangwa se bishobora guterwa na preference yawe, aho ushobora guhabwamo iyi financial aid. So ushobora gutora day, weekend or evening or part time. Hanyuma intake January umwaka wa mbere akaba ari uhitamo ko ari ugiye kwigamo. Academic year ni ngiyi nibyo. Hanyuma student category ikaba ari undergraduate. Muri department yihe urahitamo imwe muri izi eshatu. Nimba uri interested muri general nursing uraza uhitemo general nursing. Nimba ari ndi uri interested yo muri yo urashyiraho iyo ngiyo nyine. Hanyuma program type ni hano harimo A1 na A0, urahitamo A0 niyo iri hejuru ya A1. So hanyuma sponsorship uraza uhitemo Chansen International Rwanda. Numara guhitamo Chansen International Rwanda uraza urebe hano hari ikibazo kivuga ati ese wigeze ukora wigeze witabira university ya Ines Ruhengeri, wigeze uhiga? Yes, igihe waba waratangiye kwigayo, ariko mu gihe utarigayo ni no.
mu gihe hari ibyo uraza kubigenza gute, uraza kuvuga hano ushyiremo umwaka, ese wahatangiye ryari, hano igihe wahasore cyangwa se wagejeje uhiga, ushyiremo na reg number nimba rusanzwe uhiga. Ariko nimba udasanzwe uhiga, ibi ngibi nta kintu na kimwe urabivugaho. Gusa akantu urakoraho hano ni aho wamenyeye aya makuru y'uko Ines Ruhengeri irimo iratanga scholarships. So hano bashyizeho option eshatu cyangwa se ubundi buryo wabitanga. Ibi nta kintu bivuze cyane, ushobora kuvuga by internet. Yeah. Hanyuma nugera ahangaha kuri why did you prefer Ines Ruhengeri for your university studies, ni urakora agashoti essay kavuga impamvu uri interested kuba wakwiga muri Ines Ruhengeri. Iyo uri gukora application, iyo ugeze ahantu hari essay, ni ahantu h'ingenzi ugomba kwitondera, kuko iyo ukoze essay neza ni bimwe mu bintu bituma amahirwe yawe yongera. Ni ukuvuga ngo essay mu kuyikora neza ugomba kuvuga uburyo uvuga amagambo atari menshi cyane ariko yumvikana neza, asobanura ikibazo uko wakibajijwe. Ni ukubera iki wahisemo Ines Ruhengeri? Uragakora numara gukora akayise nawe kawe neza rwose, urahita ukora next. Na mpamvu yo kubigira birebire cyane kuko bisobanutse neza. Ukimara gukora kuri save and continue, tugeze kuri step igizute ya academic information. Nanone iyi step niyo gushyiramo ama documents. Hano kuri passport photo urareba ifoto yawe ngufiya uyishyiremo hano, hanyuma then hano ushyiremo certificate yawe, diploma niba urayizanye cyangwa se result slip, byose birakora. Hano ushyiremo indangamuntu, hano ushyiremo izindi document ufite wumva z'ingenzi wakwifashisha. Kimara kuzikora neza urakora kuri save and continue.